ikindi hari igihe ntekereza nakureba nkareba Imana yakuremye ikakugira mwiza nuko ngo Imana wowe kukurema yari ivuye gutembera mu birunga. ubu ngubu tuvugana ahangaha Tonny yanamaze kumupangira gusa amaraso ye iminsi 2 yonyine aramaze kunyobwa n'imbwa. niba wemeza kubizima hano mu utari kwa yahandi cyo kubishaka turajyayo wagiye kubisha Jamanda ngiye ariko nashaka kukumenyesha ko ntitifura teka ntwite Basita kura kuizane ko unakugana ariko ndi sister wa James nkabona murumuna wa Jane. Kuki? Ariko nyine papa ubu nyine nabikemuye nashakira igisubizo nk'intore humura ngubu ibyangombwa bya company ndabifite mu kiganza. Ari igicucu none se ibyangombwa ufite udafite uburenganzira bwo kumara. Iri joro ununyo saa 3 z'ijoro Gugu nawe agiye gutaha byo gutuma ndaza hanze nike kirakwiye kuma burya rero usharika ngubwire Olivier umudo twakoranye kuva kera nashaka kunyicira abantu babiri ninde wanze umbwira wari ninde uhitamo bakwica se cyangwa bagutumye kwica urica uhitamo wica ninde ngimbwira ngo ninde ni mama wawe ndaguca amafaranga bitewe n'uwarewe ndashaka urara ubikoze uyu munsi tuvugana inde yitwa Tonny ariko Olivier ntakazi ushoboye wigeze wumva nkubwira Chantal wigeze wumva nkubwira Louise nakubwira Nyesi se nakubwiye Tonny ntabwo bibaho urimbwa gusa miliyoni zingana iki urimbwa iki urimbwa sheri wo Gugu unyumviye ubusa urimbwa yewe se oya nje okay miliyoni zishanga ushaka umurambo wa Tonny ndawushaka hano umutwe wo kwanza aheza miliyoni angahe oya ntabwo nayaguha utarabikora ahubwo mbwira ndaguha avance kwitereka ibintu byinshi ako nimba itangiye kugwa kandi ubu narije tuve hano
nawe ubwawe sungwe ngo ni miliyoni imwe ukuntu nkeneye amafaranga nawe ubwawe wakuntumye kino umugome mama rero birashoboka ko utigeze umenya mu maso yawe ariko ndi sister wa James nkaba na murumuna wa Jane. Wiki? Ngaho komeza umbwire. Ndanda nanjye ni papa wanjye. Yesu. None se kumbwiye ko songwa n'indanda yakubyaranye nande? Yambye kuri murumuna wawe. Amakuru nanjye nyamenye vuba aha rwose ingana uku nguku. Nta n'icyumweru gishize. Ahubwo icyo nakwisabiraga wamfashisha ukampa ifoto ya murumuna wawe basi nanjye nkareba mama ukuntu yasaga. Murumuna wanjye utakiriho wapfuye agapfa asize umwana w'uruhinja ni wowe akakubyarana na ndanda mama yanjye. Ninde wakubwiye ko ari ndanda wakubyaye kuko nari naraburitse irengero ry'uwo mwana? Ninde ahubwo ndanda ari wakubyaye? Yo wabyivugiye? Ntabyivugiye. Umwanjye wapfuye kera kuko ndanda mama. Fasha basi ifoto ndebe mama ukuntu yasaga. Icyo musaba gusa nakiri. Nabwirwa n'iki se kubunda yanakubyaye ari wowe? Nta gihamya mfite ko ari wowe wakubyaye. Nabibwirwa n'iki se? Ko ntigeze mbona uwo mwana ntamenye n'irengero rye. Amakuru bambwiye ko bana bakubwiye ibinyoma. Koze jama nanone ngo ntanabyumva neza. Cyakoze kamubwiza ukuri. Wapanga fere ipanga nawe. Urarenze kabisa. Ngewe afere none afere irimo amafaranga ntabwo igenanira rwose. Ariko se ko kuvuga rugutaruka kisukuri wabikoze uti? Afere ntabwo twayisubiriramo none hano. Keretse ushaka ko tujya mu gihome. Oya iby'igihome byo ntabwo bishoboka ko ngubu ibintu byararangiye. Byagiye ku murongo rwose nta kibazo. Ngo none igihari kigushaka agakobwa k'imyaka nka 20. Arako twabyaranye kabi Burundi ariko muri no minsi kaje nangaha. Nta mu Rwanda. So ugiye kukavana Bujumbura ukazana inaha mu Rwanda. Ibyo bizabangamira umuryango wawe. Hafi ni karibu. Mwakoze kabisa ndabona hano mwana nguse n'abandi bantu bashyashya ntarinzi. Uyitwa Jo yari mushuti wa Cece. Hari no yitwa Cleo avukana na Cece ni murumuna we. Cleo? Oui. Ariko nawe ari hano bamaze igihe murumuna we n'umwarokotse hano kwa Cece. Nayo nguyu. Meze neza. Nitwa hafi rero njyewe nahoze n'inshuti ya Cece ndetse na Gugu twakoranye. Nishimiye kubamenya nanjye. Natwe turakwishimira. So Gugu rero ikintu cyakinzanye muri make narinje kugusaba imbabazi. Ndabizi ntabwo nakubaniye neza kuva kera ugikora mu rugo tunakorana ntabwo nakoretse umuntu kamere. So nari natekereje ndabwereka nze kureba ngusaba imbabazi kugira ngo tuzakomeze kubana mu buzima buri imbere nta kibazo dufitanye. Oya. Nta kintu bizabangamira kuko ngiye ikintu ushaka ni kimwe. Shaka yuko tukaza nyine tukabana hano mu rugo rwanjye mu nzu yanjye ntabyo kuvuga ngo kagiye gukodesha ngo yagiye no tugomba kubana nk'umugore n'umugabo. So bivuze ko ugiye kumuzana mu rugo rwa mama Afia na Badine mu rugo rumwe. Bagomba kubyakira. Bagomba kwemera kubana nawe nka mukase byanga byakunda. Gamba gutunga abagore batatu mu rugo rumwe noneho bangana.
abana ruzaka kabisa. nta kintu kizaka kirangwa wowe sinzi ukuntu uri kubibona sinzi urwego uri kubibonamo ariko Annette n'umwana nabarakane nabo nabana birumvikana ariko Annette ikintu cyo ngiye mwemera ni kimwe nuko biragaragara n'umwana ku myaka pe ariko handi hose ni mukuru. Ego umukobwa mwiza usaba imbabazi biratangaje ko umukobwa mwiza nkawe rwose afite iya mbere akajya gusaba imbabazi. hafi imbabazi uri gusaba zikubiye ku mutima. Ntabwo nkubwije ukuri narahindutse pe narahindutse cyane ko n'urupfu rwacu rwadusigiye ibikomere muri rusange ariko ndimo ndatekereza kugira ngo wenda n'ejo bundi utazasanga nanjye mfuye nkagenda ndiho urubanza niyo mpamvu nyine naje ndavuga ngo ngusaba imbabazi. Yego Shago uburyo aciye bugufi nshoboye ko yahindutse kuyitsanya nakamubabariye ariko sinzi hafi niwitwara neza nkabona impinduka nkabona ko hari ikintu cyahindutse nzagusubiza no mu kazi imbabazi ndaziguhaye. nari nshaka kukubwira ikindi ku mutima. Ni kenshi wambeshye ko nkunda unyuze hirya no hino ko nkunda ariko noneho wera uyumbwira ko utakinkunda. Ubu nanjye ndashaka kukwereka uwo ndiwe. Wese uri iki kuri fake? Nta kintu mvuze. Ndabizi nta kintu mvuze imbere yawe ariko nanjye ndabizi neza ko uzicuza. Yewe Jamal ntacyo nzicuza. Ikintu kimwe nabuze ni amahoro mu rugo rwanjye. Ni byiza kubizi ko ari amahoro wabuze kandi urabizi neza ko ikibazo cyabaye cyose cyatewe nawe. Tangiye kucogoranya cyangwa urashaka ko nguca pinci n'imigeri? Jamal nta gihe ugifite cyo kunca pinci igihe cyarakurangiranye. Nashaka kukumenyesha ko nanjye ngiye kukwereka uwo ndiwe. Subira mu nzu nta kintu nkeneye ku Jamal nibyo gusubira mu nzu nibyo. Nanjye nashaka kukubwira ko iyi nzu umbwira n'imitungo yawe ufite nanjye nashaka kukubwira ko inzu ngiye kuyinjiramo uyu munsi ariko ngiye kwisohoka abonye sohotse bose garana imitungo yawe wishime uko ubishaka. Yasubira mu nzu. Papa yamabaje ku buryo bwo hejuru cyane yemereye umubyeyi mubi kugeza ubwo akubyaye ntakubwiye ko yakubyaye tugategura ubukwe umunsi w'ubukwe kuri finale ngasanga uri mushiki wanjye. nanjye ubu nabuze icyo gukora gusa nta kundi bigomba kugenda. Twibanire mu rugo twabana mu nzu kambera sister wanjye nkakubera bro wawe nubwo byari bigoye kubyakira ariko ijoro ryose naraye mbitekerezaho ariko reka twibanire mu rugo sibyo? Nako nazihanganye rebe. Olivier rero wagize amahirwe wisanga mu maboko mazima. Pe ubu ntako bisa kuba mbese ni mu maboko ya Gugu. Nanjye byanshimishije cyane wumve mbese. Byanshimishije pe ndishimye. Nibyo rwose ukwiye kwisubiraho rero ukareka ya mico yawe bushurashuzi bya bindi byose ya mico yose mibi yo mu cyaro ukayisigayo. Cyane rwose mu muteta. Ubu ngubu hano kwa Gugu ngiye gukora uburyo nzakura ikintu gifatika bese kizangirira umumaro ubu ngubu n'iteka ryose. Yego rwose ukwiye kwiteza imbere dore Gugu we hari ahantu amaze kugera.
ibyo uri kumbwira ni byiza kandi nta niko byakagombye kugenda. Gusa n'ubundi agahinda mfite ko ni kenshi ku mutima wanjye, kuba uwitwa ngo ni papa yarateye mama inda bikamuviramo kwiyahura, kugeza na n'isaha nkaba nazi isura ya mama mu maso yanjye. Nzakuberaho papa wanjye na papa wawe batari, aho mama wawe atari nzahakubera. Kandi please nta kintu cyatandukanye isano y'amaraso yanjye nawe, kuko nicyo kintu gikuru cyane. Amaraso yanjye yarankururaga nkumva kuko ari hamwe na yawe. Sinzi niba nashobora no kukwita musaza wanjye kuko ntabwo byoroshye. Gusa ubu nafashe umwanzuro sinzaba ngiye kwerekeza, ariko ndakeka umunsi ari uwa mbere n'uwa nyuma njye nawe tuberanye. Ya Tonny, wansi ukajya ahantu wajya mu bisigo, reka niba ushaka ko tujyana. Uhita umubona muganira basi katujyana aho wumva ugiye kwerekeza. Ntabwo nabishobora kuba wamureba, ibikomere ni byinshi ku mutima wanjye. Tonny, papa agiye kumutwara mu nkiko kuko ibintu yakoze ntabwo ari ibya kibyeyi. Ariko rero ukamubwira ahangaha nimara kubona mbese Gugu amaze kunshiramo neza, yanshakira akazi, yakampa, uko byagenda kose kumva no kumenya irengero rya Goreti. Olivier, ni urukundo ukunda Goreti, urwo rukundo rufitiye ntego. Izi si nuko umugira umugore. Arererere. Olivier, ubwo ruzi ko tutakuzi, ndakuzi neza cyane. Wari ufite umugore, ufite n'umwana, ahubwo wabashyize hehe? Wahe mama teta. Mwese ndahubwo ko mfite umugore n'umwana, ko nzi ko nta muntu n'umwe ubizi. Ubwo ni cyo mama teta. Ejijishe rero, umva, munda niho wonyine tutarenga, ariko hari n'ibyo, hari n'ibyuma birebamo. Basi none mama teta, uzangirira ibanga uribike ku buryo twagira umuntu n'umwe urimenya, kuko rubanda banyuta pe. Tazaneza rubanda. Witware neza nawe. Urabizi ko nta kubikira ibanga rwose witwaye nawe. Jama ndagiye, ariko nashaka kukumenyesha ko ntuta imfura yawe. Tiye kandi utwite, garuka mu rugo. Afia, ko numvisha Badine afite amakuru menshi kandi numvisha atari meza. Papa, si ibintu bya Badine nanjye ntabwo mba mbizi. Kuri ababyumvise niko nabyumvise. Nta kindi kintu nanjye mfite kirenze. None ibyo ko nabyaye hanze yabikuye hehe? Abana umukobwa wagira ngo arereko. Gusa nanjye ndibaza abantu yabikuye byanyobeye. Nisi ibintu numvisha avuga ngo byo kwica ngo wisha abantu bangaye wabishe ryari. Ese boss ubu ngubu diro byifashe bite, ninde tuzakurikizaho kwica? Ntabwo ari ukumenya ibyo utanga agahumeka
rero igihe idahari ugomba kwishima uzajya gukora ikirere cyangwa ujye kubona aya ntabwo nakora ikiyede perimi yanjye nubwo ari injoro ariko izanywera akazi asa ushaka kunyica se mwana simushaka kunyica wo kumara si umugore nk'ubu ukunzi koko urabona nagira imbaraga n'ubushobozi byo kwica umuntu nkabishobora ariko rero badina ntajya abeshya bibaye ari byo byaba ari mu bimwe byatumye mama wawe agenda ahubwo se bibaye ari byo ukaba warateye inda umwana tungana ibyo bintu urumva mama byose atakwiyahura ariko intuza biriya bibazo bya kampani byo byatumye rero ushwana na cece ibyo bintu rwose ni ibintu birebire mba ntashaka no gusubiraho hindira mama nazo azabikubwira ko byose arabizi nawe mubwiye ariko se ni gute umuntu mukuru nkawe yicara gutya bakamurya kampani bakamusohora muri kampani agasohoka akagenda ibyo bintu bishoboka bite ahubwo se ni gute umuntu mukuru yifata agaturugoro tukagira aho duta umutwe twese twamubuza umuntu mukuru ungana kuri ufite urugo akaruta akagenda ntituzi niyo ari kugeza kuri iyi saha ariko rero ngiye reka mubwize ukuri ntabwo nkeka ko mama wawe yataye urugo akagenda gutya gusa ahubwo ikintu nkengeka kandi kinakomeye cyane nuko bashobora kuba baramushimuse mpamya neza cyo nuko bizasobanuka byose tuzamenya amakuru ibyo kumushimuta cyangwa byo gutugusa ibyo ngiye nitayeho sicyo nashaka kubwira ni kimwe nabyaye umwana hanze kandi nkaba nshaka ko uwo twamubyaranye tugomba kuza tukabana ngo wagize gute papa cyangwa nizere ko ijambo numvise atari ryo shaka kuvuga niba ari ryo ndagusabye usubiza aho urikuye none se icyo navuze ntabwo ari ikinyarwanda oya urumva ari igishinwa cyangwa ikirusiya navuze mbwira nimba utabyumva neza mbigusobanurire ukengera rero mama adahari utangiye kutuzanaho abandi bana n'abandi bagore mpamagara badina zero basi wowe kwirirwa wamagana nakumvaga oya zane umuntu hano mwereka cyane wahise tukamurangiza bose wadaye ni maguruka abantu nakamwereke bose kamurangiza urarira ni wanyu murangiza kubita umujingo maguruka nani kora cyane ni mucen ni kiyamura ndamuraka bose wowe kabara ni urafata nawe bagukurikize ngiza gashense ongera kamuvunisha si bose karangize